ikoranabuhanga nk'uko icyerekezo cy'igihugu cyabyihaye ni imwe muri iyo bita enabler ituma iterambere twifuza kugeraho muri secteur zose zigize ubuzima bw'igihugu rigomba gukoreshwa. No muri secteur rero turegura nuko niko bimeze, nibyo duharanira, tusaba abafatabuguzi ko bagomba kwifashisha ikoranabuhanga kubera ko niryo rikorera mu mucyo. Umuntu yavuga ko rikorera mu mucyo kubera ko niho hantu ubwo ngiye muri secteur wenda nk'iya transport, niho hantu umuntu ashobora gucibwa cyangwa kwishyura amafaranga yagenwe kandi mu buryo bunyuze mu mucyo, adahenzwe cyangwa adahenze umuhereza iyo service. Ubwo rero nkarura muri service turegura hari ikoranabuhanga rikoreshwa muri transport. Ubwo ndasaba abafatabuguzi abakoresha service za transport, zaba moto zaba amavoiture, harimo ikoranabuhanga ry'imyishyuranire rijyanye no gukoresha mita cyangwa mubazi. Ubwo rero ndasaba abagenzi, in this case aribo bafatanyabukuru, aribo abafatabuguzi muri iyo secteur, ko bajya bakoresha mubazi ndetse no mu kwishyura kugira ngo badahendwa umumotari cyangwa umukoresha taxi voiture kugira ngo atabahenda. Byaba byiza rero bagiye bakoresha mubazi kuko irababarira ibirometero ndetse n'igiciro kijyanye n'ibirometero bakoze, bakaba bakwishyura binyuze mu mucyo. Ariko nk'ikindi ni nk'igihugu gifite target yuko cyaba tourism hub, ku buryo abaturist abanyamahanga bazajya bagenderera igihugu baje mu nama, baje mu buryo bwose, bazanywe n'impamvu zitandukanye z'inama zo gusura igihugu. Rero bitanga ishusho nziza iyo umuntu adaciwe amafaranga bitewe n'uruhu cyangwa n'ibara ry'uruhu rwe cyangwa n'ururimi avuga, ahubwo akayacibwa bitewe n'urugendo yakoze. Ubwo rero ndasaba ko abantu badukurikiye bazajya bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo abo bagenzi, abo banyamahanga, abo bashyitsi batugenderera bajye bajyana icyizere cy'uko mu Rwanda ushobora kugenda neza ukishyura amafaranga yagenwe ntawe kukurengerezaho kubera ko udashobora kuvuga urwo rurimi rwabo cyangwa bakubonyemo nk'umunyamahanga. Icyo ni kimwe. Ariko no mu buryo busanzwe urimo gukoresha muri transport, murabizi ko hakoreshwa amakarita, haba mu mujyi haba no mu ntara. Ubu ngubu birimo biratangira. Ubwo rero ndasaba abantu, abagenzi, abafatabuguzi ko bajya bakoresha iryo koranabuhanga ryo gukoresha amakarita, amafaranga yabo ariho akagenda anyura muri iryo koranabuhanga. Bitanga n'icyo umuntu yakwita visibility kuri status y'igihugu, uko abantu bagenda, uko abagenzi na secteur uko igenda itera imbere, kubera ko bishobora kuboneka haba muri real time haba no muri na nyuma y'igihe, uburyo umuntu amenya abagenzi abava bakajya ahandi, ese izo service baba bagiye gukora. Bituma hari imibare ifasha mu igenamigambi mu buryo busanzwe iboneka. Ibyo rero twongera gusaba abafatabuguzi ko bajya bakoresha iyo myishyurire. Ariko usibye muri transport, murabizi ko tugenzura n'ikoranabuhanga mu buryo bwa rusange ICT. Rero naho harimo uburyo butandukanye, zaba gukoresha momo n'irindi koranabuhanga rijyanye n'imyishyuranire. Ubwo nabyo twabasaba ko abadukurikiye ko bajya bakoresha iryo koranabuhanga. No mu mazi, ubwo abakoresha WASAC, hariho billing systems nazo zigenda ziza zikoresheje ikoranabuhanga. Turasaba rero abafatabuguzi ko nabo babyitabira kugira ngo birinde imirongo, bajya aho bajya gufata imirongo kandi hari uburyo bw'ikoranabuhanga. Kimwe no mu mashanyarazi nabyo hari ikoranabuhanga rikoreshwa mu mashanyarazi mu kwishyura. Iryo koranabuhanga naryo abantu ni byiza ko babyitabira. Hanyuma ndetse no ku masitasiyo, ubwo turimo turagenda hose bijya muri izi serivisi zose turegura. So mu yandi magambo cyangwa muri make, abafatabuguzi abanyarwanda bakoresha serivisi zitandukanye by'umwihariko izigenzurwa na RURA ko rwose bakwitabira gukoresha ikoranabuhanga. Ngira ngo iki gihe turimo tunashimira Imana ko turimo kuvamo cya COVID-19, cyatweretse ko ikoranabuhanga ryari ngombwa cyane, tuba twararikoresheje cyane, aho abantu badakenera gufata amafaranga kashi mu ntoki, guhererekanya amafaranga byatuma bashobora kwandura cyangwa kwanduzanya. Rero ikoranabuhanga nicyo gisubizo kugira ngo n'ubutaha
nubwo hataza covid, god forbid, ahubwo bibe umuco wacu n'ikindi cyazaza kimeze nk'icyo ngicyo nacyo gisange twariteguye gukoresha ikoranabuhanga. So ubwo rero abafatabuguzi badukurikiye muri uyu munsi cyangwa muri iki cyumweru cyose twihaye nk'igihugu cyo kwizihiza umunsi w'abafatabuguzi, rwose twizihije uyu munsi turengera uburenganzira bwacu nk'abafatabuguzi kandi dukoresha ikoranabuhanga, kuko ni intwari ikomeye izatuma uburenganzira bwacu bwubahirizwa muri uru rugendo rwose. Twavuga ko abantu bagenda barabyitabira cyane. Iyo bitangira bigorana, ariko twakubwira ko birimo kugenda byitabirwa, kuko nk'ubu mu mujyi wa Kigali muri transport z'amabisi ubu ni pure cashless, bivuze ko ni 100%. Byafashe igihe kugira ngo abantu babyumve, ariko ubu ngubu turishimira ko abanyamujyi bafite intego yo kugira umujyi uri smart city. Rero ni smart style of payment nayo irimo irafasha cyane mu gusohoza cyangwa mu kugera kuri iyo ntego. Rero ibyo twabyishimira, ari tunasaba ko uko bigenda byaguka bijya no mu ntara, kubwo abanyentara, abari mu ntara bakomoka mu ntara nabo ko nitubageraho uko bagenda ikoranabuhanga rigenda ribageraho nabo bazabyitabira. So imibare irimo iragenda izamuka. No muri moto niho hari hasigaye ikibazo, ngira ngo mwarabibonye hambere ahangaha hagiye gutangira gukoresha mita, ntabwo byitabiriwe neza, ariko nyuma y'uko inzego za leta zibigizemo uruhare zikagenda zikemura ibibazo bitandukanye abamotari bahuraga nabyo, ubu birimo birazamuka. Byari biri hasi cyane ku buryo ku bamotari 20,020 wasangaga ku munsi abakoresha ikoranabuhanga bagera nko kuri 400, ariko uyu munsi nahoze ndeba nsanga byazamutse byageze ku 7,000 birenga. So bigaragaza rero ko abantu barimo kugenda babyumva, baba abamotari baba n'abagenzi batwara. Biragaragaza ko imibare iragaragaza ko barimo gusobanukirwa ndetse no kurushaho kurikunda, kandi n'inyigisho zizakomeza. Ari nayo mpamvu mbashimira ko mwatanze amahirwe nk'aya kugira ngo tuganirize abadukurikiye bumve akamaro n'inyungu bibafitiye. Tunabasabe gukomeza kwifashisha ikoranabuhanga mu kwishyurana, bizadufasha twese, ari abafatabuguzi, ari abatanga serivisi, ndetse n'inzego za leta zishinzwe igenamigambi zibishingireho